bamaze kubashimira mwese dukomeje kubana nkuko nabibasezeranyije, nkuko nabibabwiye. Iki ni igice cya kabiri dukomeza kumva ubusobanuro bw'ijambo ubucuti, friendship mu ndimi z'amahanga. Ubucuti tugiye kwifashisha uwitwa Aristotle yaravuze ngo ubucuti ni roho imwe ikurira mu mibiri ibiri, ni roho imwe ikurira mu bantu babiri, hanyuma iyo roho ikazagera igihe ibahuza. uwo ni Aristotle. Hanyuma undi muntu utarabashije kumenyekana yaravuze ngo ubucuti cyangwa se inshuti ni umuntu wihariye ushobora gutuma amarira asohoka mu maso yawe, ariko amarira akaba ari ibyishimo nubwo waba udashaka kurira, nubwo waba nta marira ufite yo kurira, ariko ayo marira agasohoka. Uyu muntu utarabashije kumenyekana niko yabisobanuye. Inshuti ni wa muntu ushobora gusohora amarira mu maso yawe nubwo waba udafite amarira yo kurira, ariko amarira akaza. Hanyuma uwitwa Arnold Gracias yaravuze ngo inshuti nyakuri cyangwa se inshuti y'ukuri ntabwo iharanira kwitambika mu nzira yawe nubwo waba wari uri hafi kuyivamo. Inshuti nyakuri cyangwa se inshuti y'ukuri ntabwo iharanira kujya mu nzira yawe nubwo waba uri hafi kuyivamo. Mu buzima busanzwe inshuti yawe ntabwo yifuza kujya mu kazi uvuyemo, ntabwo wajya mu kazi ngo ukavemo wirukana inshuti yawe ngo yifuze guhita igusimbura. uwo niko Arnold abisobanura. Hanyuma undi muntu utarabashije kumenyekana yaravuze ngo inshuti nyanshuti ni yayindi ubwira ibibazo byawe ndetse ukayibwira ibyishimo byawe byose ikabyishimira kukurusha. Hanyuma uwitwa John Chaton Corin yaravuze ngo mu gihe cy'ibyishimo, mu gihe ibintu biba bimeze neza, inshuti zacu ziratumenya, naho mu gihe ibintu biba bimeze nabi cyangwa se mu bibazo, natwe tukamenya inshuti zacu. Mu gihe ufite amafaranga umenya inshuti zawe zirakumenya, mu gihe ufite amafaranga inshuti zawe zirakumenya, naho mu gihe ntayo ufite nawe ukamenya inshuti zawe. uyu ni uwitwa John Chaton Corin.